Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Nanone tugarutse muri mining ya Interlink. Ego. Ikintu kituzanye uyu munsi ni update zigera kuri ebyiri. Iya mbere nuko coin zanyu mwamininze abakimayininga zigiye kuba verified mu minsi iri imbere mukaba mwazigurisha. Yego. Indi update ya kabiri nuko coin zigiye kugabanuka. Yego, ako ka update nakabahaye mu minsi ishize ariko basabumitinze ntuza update yabo kuri Play Store ntago irabasubiza babwira ibijya mbere. None kano kanya nje kubabwira ibijyanye nuko coin zanyu zigiye kuba verified mu minsi iri imbere vuba ngaha. Niba uzi ko umayininga iyi Interlink, gerageza uyishyiremo imbaraga kano kanya. Uyishyiremo imbaraga, wowe utarayitangira haracyari igihe. Bafite tuto supply nini, ntago zari zashiramo, ziracyahari nyinshi. Nawe waza ukamayininga. Ubu ngubu tumayininga ku muntu usanzwe amayininga kuri 30 mu isaha. Yego, nawe rero fata igihe cyawe uze uyitangire. Niba usanzwe irimo ugerageza umayininge cyane ntugasibe. Yego, ujye ukora uko ushoboye, nta mwanya bisaba no kugira ugakoraho rimwe mu masaha ane ubundi ukigendera ugakoraho ugahita ubikomereza ibintu byawe. Abafite ikibazo ngiye nimero nashyize kuri screen, kandi nawe utarakora subscribe wibuke uyikore. Kaze mbereke post yabo bashyize kuri X yabo, X Interlink Lab. Reka nyisearchinge Interlink Lab. Kanze nyibereke, sorry gato. Dore ngiyi ITRG verification is coming. Nyine coin ITRG ziri verified ziraje vuba ngaha. Urumva baravuga ngo cya gihe twese twari twiteze cyaje. Yego, ari cyo gihe bita ITRG verification, nyine ku verifya ITRG. Nicyo gihe tugiye guhita twinjiramo. Urumva noneho dore ibintu bazagenderaho. Ni umuntu muri faze ya mbere, abantu mwese mwamayininze mumayininga neza, ntago bigoranye cyane. Yego, kuko coin zanyu za verified, gusa bazajya bagendera mu faze bagendeye mu buryo wamayininze, mu buryo inshuro wamayiningaga, nyine gutyo bagendera ku nshuro wagiye usiba. Nibyo bazagenderaho. Kuba waragiye umayininga inshuro nyinshi bivuze ko nawe coin ziri verified muri faze ya mbere uzazibona ari nyinshi. Gutyo niko bazabibara. Biri vuba aha ngaha, ni muri iyi kota 1 irarangira. Ibyo byanabaye umwana azigurisha kuri OTC kwa kundi imbere yuko coin iba listed. Yego, kandi banatangaje ko listing ishobora kuba iri muri iyi kota 1, gusa ibyo ntago mbyizeye neza. Gusa icyari nuko verification ihari muri kota 1, ITRG ziri verified, ukaba wazigurisha muri peer to peer kwa kundi uvugana n'umuntu ukaba wahita uzimugurishaho. Yego. Ikindi gihari ni ibijyanye na banning. Nyine na banning hari uburyo bwaje bw'abantu bamayiningaga Interi. Urumva none barangije bakajya basiba, noneho mu gusiba bakagira coin zabo bakazitwara. Namwe dore ngiyi post bapostinze mu minsi 5 ishize yuko account zanyu mwazigarura mukajya mu mayininga. Kangira mukamayininga za coin zanyu kugenda umayininga hajya gushura ukwezi za zindi zose bare batwaye zaragarutse. Biterwa nizo wamayininze, ni wamayininga ibyumweru bizigahita zigaruka. Yego, rero mugire vuba mugaruke mu mayininge, mugire vuba mushyiremo imbaraga. Batarayitangira ngiyo nimero kuri screen yanjye, mwaza mukanyandikira kuri WhatsApp nkabafasha. Yego, n'abashaka kuba abambasaderi iki nicyo gihe nkabafasha, ubundi tugategereza uko amafaranga twayarya. Bantu mutizera bino bintu ngo ni scam what and what. Iyi project ni muri project za mbere, niyo ya project ya mbere yinjiwemo n'abantu vuba. Ubu ngubu bimaze amezi
10 ndakeka niba atari 9, ariko imaze kwinjirwamo na miliyoni 5,400,000. Tekereza, Google yayiteye inkunga gutyo n'andi makampani yagiye aguramo amakoyini n'ibiki. Rero nakugira inama yo kwitangira niba utarayitangira, wowe uyirimo shyiramo imbaraga, nawe wari wayihagaritse gerageza uyigarukemo wa muntu we, iyi nayo ishobora kuzatanga amafaranga. Ego wowe gerageza uze ugaruke uyitangire, nta mwanya bisaba, nta kintu, kwibuka gusa ukajya ukandaho ubundi utegereze ayo mafaranga ko tuzayarya. Sabwo niba video igufashije kora subscribe, ukande like, muri comment wandikemo ikintu nazagufasha cyangwa unyandikire kuri WhatsApp. Ciao ciao.